bakunze ba L-Dogs Studio, twongeye kubasuhuza nkuko twabibamenyereje. Uyu munsi n'undi twatembereye no tugeze ahantu hari abantu bacukura amabuye, ni mu birombe by'amabuye. Tugiye gufata umwanya muto tubaganirize, batubwire aho kazi kabo ko bagakora, kuko twaduye ngo byibuze buri munsi uko bwije uko bukiye abantu tumenye ko abandi babayeho. So reka rero mfata umwanya ndeberekeza mbasange mu kirombe ndebe mbaganiza n'uko bimeze. Ndabona ngeze hano hantu nkasanga abasore, ndabona harimo n'inkumi, harimo n'abakiri bato cyane. Mumeze mute? Rwose turaho twebwe turashekeje buriya. Okay, mwe cyane tuganire. Mwe cyane tuganire. N'abasaza turahari. N'abasaza murahari. Mwe cyane tuganire. Kanajye mbibwira. Nitwa Jean d'Amour Niyibizi. Nkorera Dogs 14 TV. Televiziyo ikora online. Ariko twa mu tembere batwe dukunda kugira umwanya munini tukagenda tukagera aho abantu batuye kugira ngo tumenye byose uko babayeho. Nibwo nafashe umuhanda w'amahirwe banyoboyeho. So rero ndagira tuganire ikiganiro gito. Mwanyemerera? Yes. Cyane. Murabyemera? Cyane rwose. Aha, none ko ikiganiro cyacu tuze kugenda neza. Tubaza kugenda nta uvugira mu wundi kandi twese twe nk'abantu bakuru. Si byo se? Wenda nanjye muze no kugera muri cya kirombe ndebe niba ntagira ubwoba. Kana n'akazi kacu boss, n'akazi kacu. Aha. Reka rero tugiye guhera ku muntu mukuru muri mwe. Cyangwa se uwo bahagarariye basi. Ninde ngo atambuka imbere tumakanya. Njya mukuru no hano. Okay, haro basore. Ikaze muvana. Meze ute? Nta mutima mubi. Aha, bakwitande. Hakizimana Emmanuel. Ese ahantu turi hitwa ngo Hano turi yitwa umudugudu wa Burunga. Okay, ni ushaka turi mu Burunga hafi y'urugomero rw'amashanyarazi. Yego, hano izi nsinga ndi kubona se. Yego. Voilà. Ni urugomero. Rwa Jotemu nyine. Aho se Jotemu. Aho se Jotemu. Aha. Mugushije ahantu heza rero. Ndabona wenda hari n'abandi bari gufasha. Kuvuga ngo kurugomero rwa Joteme. Ahantu ni Joteme gute? Hano Jotemu. Hano ruguru. Yego. Ni ukuvuga impamvu habaye Jotemu. Hasi kwabuzeho Kasogi. Kucyara haje icyapa cya hariya. Ni ukubera iki? Aha. Yego. Nabandi baradufasha rero. Reka bise babaza. Reka nano gufasha. Ubundi kujya no ruguru bahita Joteme. Hano muri kudubaga kutubwira. Ntago bahita Jotemu. Bahita kuri Gasogi substation. Gasogi substation ni ibyanditseho. Ariko nanjye amakuru mbere ko ngera hamwe hagati bamwe ngo hari ahantu bita kuri Joteme. Baraje nkurikije ahantu bita kuri Joteme. Mwese muracyari abana.
uruvuga ngo urumva biza hano sibyo twakarago twakavutse dore umusisi tubizi none se ahubwo ikibazo urumva turabigara fureri nawe nakubwira tambuka muvanda tubwire ngo hano hantu kucyahita kuri joteme aha hantu nanjye nabyirutse numva bahita kuri joteme yawasa umuriro wose uyu muriro ubona ducana yego wose uvamo hano muri joteme umwe wose mucana uva hano muri joteme ukambuka ne hose no inyuma no mu bihugu bivuga ngo hano ni nk'ikusanyirizo ry'umuriro umuriro naha wose uva hano ujya mu bihugu hose za Nyagasabo hose uva ngaho ariko wamugaye kubonera roteme kuko urumva ubwo nanjye aho ntiyabona umuriro wanjye uresha uva hano wumva hano ni urugomero rw'umuriro ubundi tudatinze rero basanze mu kirombe cy'amabuye ubundi hano hantu ubaho mute mutunzwe n'iki mutubwire mubwire abanyarwanda ukuntu ubuzima bwanyu bubayeho hano niho dukura imibereho ubundi yego ndaza nkasi iryo buye turu nayikubita nayuzuza umushoferi akaza akayipakira akamena i Kigali akishyura bosi nawe akampa ayo guhahisha nkarara ndi bivuga ngo wajemo hano ufite icyizere cyo kubaho ngomba kuba kuko niyo ntapakiza ndajya nkabwa bosi ni mpa 2 ndare ndi none se ubwo uvuga ngo ubu se iki kirombe gifite nyiracyo bosi cya gifite nyira bosi nkorera yego hanyuma akaba ari we ubaha amafaranga akaba ari we uduha amafaranga ubundi ni koperative ahubwo koperative byishimo nzaza kubasorora mu rwego rwa koperative ubu reka twiganire bisanzwe sibyo ra nibyo ya koperative tuzabizamo mbasanze gutya muri mu kazi bisanzwe dukomeza ikirori aha umwanya nta kibazo wese afite umwanya wese navuga ikibazo cyawe akazi wari ubona igenda urumva kizi igira imbere tambuka kuri komera umeze ute witwa nde witwa niyo muri pasi so urabona twaye ikaze kuri Dex 14 TV kugira ngo uganire n'abanyarwanda noneho bemere no kureba hariya kuba dukurikiye kuri birabi kugira ngo bakumenye ariko nta nubwo izina ryanjye narwo nkaje nahise kugarukaho sibyo none rero kugira ngo tuganire n'abadukurikiye nuvuga ngo umupakize upakira iki ese gupakira bikumarira iki ese bifite izihe ngaruka mu magambo make twaye umwanya ave muzete ngiye gupakira ngenda pakira nyine bisanzwe pakira baba bakoze pakira mu modoka zigakomeza nyine ikintu bimariye mbasha gukuramo amafaranga yo gukora buri kimwe n'abanyene none se uvuze ko mupakira yewe yambona nda nk'ahantu dutuye hose barubu ko nta n'abazanye ibiri nini bishoboka kurya n'abantu kuri terura bisaba ihene icyo bita ihene urakizi ihene ndayizi cyane ihene abantu baba bubatse barayumva nanjye ndayumva none se namwe mu gupakira mukenera ihene cyangwa oya twe ntabwo dukenera ihene twe gupakira dukoresha imbaraga zacu tugaterura kuburyo ryabuye abantu bubaka bateruza ihene mwe muri pakira tumugaterura gashyiramo karamba ari atari biragoye ariko turabikora natwe tuyino twabasobanurira hari undi muntu navuze ngo barinura ariko mbere yuko tumwakira tubwire ako kazi ukora hari ako kakuvanye n'ako kugenera byibuze kambane mu bwana kandira umuntu akazi ko mbona kirebeye inyuma ukiri umwana ntabwo ndi umupeti ngewe umaze gukura tumaze kubwanguza kwiyumva kwanza ko noneho babandi baterura ibyuma ubu ngubu ntabwo ako kandi wowe uterura ibuye abadukurikiye murumva ko bantu muterura ibyuma muritonze baramure batazanyemera amarira akabashiramo batazayemera ku bantu baterura ibuye
buriya nanjye ndarenze tuba turi no gukora ibaba iyo duterura biba bigoye muteruye mukoreramo ibaba tunatahaguza nyine ariko ibintu nibyo ndi nk'ibi kubibona kabisa nurireba se zirimo urimo neza naromoye tume twanya hari undi muntu avuze ngo nawe arinura kwinura bivuga iki nawe nigira imbere yatubwire gutya nanjye mbarasira nka DJ turakubwira mu kanya dushyira akandi kantu turakwakiriye yewe batangiye muri Fabrice nk'uko mubibona muri kiriya kirombe akaba ariho n'ino amabuye nyakura nyazana hano ku muhanda abakuriye Dr Katorozi TV twakiriye undi muntu nawe yatubwiye ko we akora akazi ko kwinura ngo yinura iki amabuye yinura amabuye se njyewe hari ibintu ari kumva neza hari abacukura hari abinura hari abapakira cyangwa bimeze bite hari abacukura hari abinura hari n'abapakira tuyi na mugenzi wanjye wundi tuba dufite tukayaterura tukayabenura hano voilà noneho we mwe mufite ihene rero none ugiye gusobanurira abakurikiye Dr Katorozi TV ubundi ihene ni iki ihene ni iki yego ihene ni ibiti bibiri bije gutya hano inyuma haba hari aho umuntu afata yego imbere naho hari aho undi muntu w'imbere naho afata yego hano hariho ibindi biti bifata ibuye ariyo bita ihene hanyuma donc wowe ufashe ari imbere agafashe hano ku kibuye kajyamo hagati tugaterura aha abakurikiye Dr Katorozi TV murumva ko mu by'ukuri rero twakoze bifite akamaro kuko ntekereza ko abantu benshi mwari muzi za hene zihebeba cyangwa zimwe baragira none tubonye abantu bakoresha ihene mu kazi kabo nitwe tuyikoresha ko bayitera ariko murabona ko banakangura bakoze baba bantu muterura ibyuma muritondera abantu baterura ihene bagaterura n'amabuye biragaragara cyane aha mu gihe dukomeje ikiganiro cyacu rero wenda reka nkubaze nawe ese ako kazi ukora byibuze ubona naho cyo kamamariye cya yewe tuvugana mfite umugore umugore najya ngo bwantize afite umugore utazana ubwanwa kandi nanjye nibutse ko ntabwo ngira so ariko bwiza ukuri akazi gatumye uzana nawe umugore tu umugore ndamufite mwishyurira mituweli buri kimwe cyose ikeshamo hariya félicitations vraiment mutunga umugore urumva ndakwemesha kabisa cyane iyo ntago Dr Katorozi TV tuguhaye amashini kabisa cyane rwose ugera guca mwana bo tugoye tuganira naraka nabandi mutubwire urega natwe umwanya dukomeza tugendana yego bo mpagaze hano ntabwo mu gisuba cy'intambaye ngewe nyakoperative yishyigiye yego unarebye hano ureka nayo amahano yacu aba yamaze kwibona nta kibazo akari kazi dusigaye tuyashije bagera gutya abinuzi baba bahari za hene baterura gutya bana tugende gake wowe kwanza we wasa amabuye ngenda yasubundi aha we wasa amabuye aha abakurikiye Dr Katorozi TV mutwumve neza twabonye umuntu upakira amabuye tubona uwinura amabuye none tugeze ku muntu wasa amabuye reka tumutege amatwi afite njye nambaye iki isurubeti y'akazi hano twane none turi n'abadukurikiye utubwire ukuntu mubigenza njye nambaye isurubeti y'akazi yego akazi nkora yego mu bisibuye ituru ikajya hariya yego negereza iki abinuzi bakayinura akishyura iki abinuzi nanjye akayishyura nkabaho aha aho rero kubera ko wowe rero wasa amabuye izi ikintu najyaga nibaza najyaga numva uraza kukisobanura neza kujya mwasa amabuye bikoroha amabuye aba yoroshye birumvikana ariko ngo yibuye ryananiranye muricanaho umuriro ibyo bintu bibaho cyangwa ntabwo bibaho namufashe cyane nuvuga ngo ibuye iyo ryananiranye cyane gutya bashyiraho igikori
sibyo iyo kibonetse Yego. cyangwa se igishyitsi yego ibuye rigashya ibuye iyo utatse we ngo nirishya ibuye rirashya ibuye rirashya ibuye abadukugiye ngo twihanganire ibuye rirashya cyane urumva oya mwitubeshya ubu jewe iwanjye mu rugo wenda amasaha ushobora gusanga batetse ibyo bigashya ibuye rishya rite ariko wenda iri ni ibuye sibyo wenda muri rinini turebemo kabyara urumva urabona iki ni ikirombe yego icyo ni ikirombe n'iki ni ikirombe n'iri ni ibuye oya baduha amabuye manini bavana imutira amabuye manini reka baduha amabuye manini mwereke turebe n'abadukurikiye bambwira ukuntu rishya yego uretse aha bayazanye yego sibyo urabona n'ikirombe ni iki aha yego garuka yina aha turebe yego ikirombe si ngiki yego icyo ni kiravuga ngo iyo kimeze gutya yego yego hano ndazana ibishyitsi kire hano hano nimara kuyahashyira hano hari icyo bita inzoka urumva dore ngiyi sibyo hano ibishyitsi iyi nzoka ikura iyo ikuze urumva imaze gukura urumva uyireba noneho ya nyundo ibiri hariya leta uyikubitaho gutya yego inyundo ugafata akarasoro ugateramo hariya imyase hariya yego noneho warangiza ugahita ushyira hariya abinuzi nabo bahari uvuze ikintu ukiri aho wenda unyihanganire hari ikintu uvuze abadukurikiye mu by'ukuri batazi neza ndatekereza ko abantu bakurikiye Dogs 14 TV muri uyu mwanya batazi ikintu bita inzoka y'amabuye cyangwa se inzoka y'ibuye none udusobanurire bavuga ngo ucana ibuye rikazana inzoka inzoka ikururuka mu muntu wigenda cyangwa ahandi hantu inzoka y'ibuye imerite basi wenda riterure uyitwereke no tubibone ngiyi hano wenda twe kuba ufite kamera abantu bacu agerageze tubwire aba kantu mubonamo kamera adufashe kuko ngo niko bita inzoka yo mu ibuye bivanga ibuye ushobora kuyicanira rikazanamo karaka yego kano kantu iyo kamaze kuzamo ngo bigenza gute riba ryahiye urukubita inyundo hano gutya yanzoka igakura yego inzoka igakura ugateramo arasohoka noneho imyasi ikajya hariya n'indi hariya rigahita rizana imyasi akazi gakomeza ndakeka uyu munsi hari abantu benshi bari bwige mu kiganiro tugiranye kuko ndakeka ari ingenzi abadukurikiye twongeye kubibutsa ko inzoka si inzoka ikururuka bari kuvuga hano ni inzoka y'ibuye ariko bumva ko bafite ubuhanga bwo gutuma ibuye rizana inzoka sibyo ra bakoresheje iki umuriro bivuga ngo umuriro ufite izindi mbaraga ni umuriro bacana w'inkwi ukatuma ibintu bikunda kugira ngo tubeho wari ugiye gukomeza ugenda tubwira n'ibindi byose dukomeza tugenda noneho ngo iyo tumaze gukora gutya yego nuvuga ngo iriba nimba rivamo ituru y'amabuye y'imodoka yuzuye yego sibyo yego umuntu ashyira hariya akavuga ahayikubise mbo uriya nawe wamwinuza rihera umwinuza arahari nawe waba ari hafi sibyo na mugenzi n'umupakiza oya n'umupakiza oya ngo tugendane neza ugaruka aba ngaba nabo baba barekerera iki ya turu yanjye ndi bwasi uri umucukuzi uyu ni umwinuzi uyu ni umupakizi noneho tukareba iki ninjye bategereje iki kuko ndi bwase ryabuye nanjye nkareba iki bose yego iyo naryashije ngenda nkareba umukire wa mukire akagira gute babinuze wamwinuza akahita agira gute yatura akayivanamo yayivanyemo wamupakizi nawe arahindukira akayipakira akajya i Kigali ariko uzi ko hari ikintu mbonye twebwe wenda ajyaho ntuye tujya tugura amabuye twavuga ngo amabuye araduhenda ariko buriya nta nubwo baduhenda kwigira ku kazi kose bicamo urumva bica mu bantu benshi kandi bose bahenda niyo mpamvu burya bavandimwe ntabwo amabuye aduhenda ngiye nkurikije ko mbyumvisha twebwe twiga ko biduhenda cyane ariko ntabwo bihenda ariko dukomeje rero ndumva ko ikintu twari twakwiye gukora mu buzima bwacu ni ukubashimira kuko mutuma dutura heza reka
sibyo se imbaraga zacu wa mwebwe muhura na risk nyinshi urabona nk'isurubeti urumva amafaranga iba yaratwaye reba ukuntu yabaye yarashaje mbese indi nzayikura he kandi undebere kandi nubashaka n'amafaranga yo kujya kugura indi yego reba hano inyuma si yanditseho yanditseho koperative iyi koperative nzabashura menya nuko mukora abantu mwebwe bamufite ni ukubera iki ngaho rebera oya nzabasura nka koperative munatubwire uko mukora byinshi tumenye bamufite n'ubwishingizi byose tunabimenye nzabasura ubwishingizi bwo tuburimo nzabasura mu rwego rwa koperative nabiteguye uzabitegure neza yego nzabasura nta kibazo aha dukomeje rero kugira ngo ikiganiro cyacu kirusheho kuba cyiza tugiye kujya mu mwanya mwiza cyane turi bukoreshe neza ku muntu wese uri hano vuba ariko wenda mbere yuko wenda dubaha umwe tugiye kujyamo n'uwo buri wese ndamuha ijambo buri wese uri hano ariko urabonye na mushiki wawe umukobwa ashaka ijambo nanjye ubwo rero ngiye kuba namusanze hano natubwire twebwe njye nitwa Alice. witwa Alice nanjye nkora hano mu birombe kuko papa yacu yashira amabuye avo tuno tubuye dutoya bita ibiparara nanjye ndiho nkabishwanyaguza nkahindura garaviye nuko musanze imodoka yayatwaye abakiriya bazi garaviye aho tugomba nk'abaturage tuvuga konkasi okay umva rero konkasi ni ikintu cyo kugenda cyane wowe ukora konkasi nese konkasi ubundi yewe bona bayisuka bakayizana wenda kamera nacu dufashe urano ubusigazwa bwa konkasi ndi kubona hari imodoka yatwaye ni ubusigazwa muri hariya bwa konkasi yegura amufani we kubukoraho hanyuma izo nizo bita konkasi neza hano gato yego rwose muvana dore uretse oya nta kibazo bindekere abakurikiye Dox 14 TV ibi nibyo bita amakonkase uvuga ngo uyu mushiki wacu nibyo akoramo ahubwo agiye kutubwira noneho nimba hari amabuye manini we ayahindura konkase biciye mu zihe nzira ese afite imashini ibikora cyangwa tugwaye umwanya ntabwo ari imashini yego irasa hariya mu kirombe tugakora two tubuye dutoya bita ibiparara yego tukaza ukicara hasi ugafata akanyundo kano gatoya yego pana karaka imisumari nakisumbuyeho kako ukicara ukazijajanga yego urangiza ukazipakiza imodoka ikizijyana kubaka amataje y'abakiriya konkase ziranahindura igagenda bizi ariko si umugezi ukuri wenda nk'abantu kugira ngo muzagwize konkase yuzuye fuso mwaburi nk'abantu bangahe mwayikora iminsi ingana ubundi biterwa n'imbaraga umuntu afite yego hari umuntu ushobora kuyikubita nk'icyumweru kimwe yego hari n'igihe muba muri nka batanu mukayikora ese ubwo wenda reka nkubaza muri batanu mukayikora mu minsi itatu ubundi bwo mweba bahimba kandi bakoresha amazi ukuntu bimeze yego urayifata ukayicamo kabiri yego urayifata bakajya bafata ibitiyo biriya bipondasira yego abanza bakajya bakumuza bafata banagaba ibyatsi tubwire ubundi iyo mwakoze bino by'amakonkase ubundi utubwije ukuri niyo kamwe kugira ngo muzayuzuze wenda muri nk'abo batanu cyangwa bangahe ushobora amafaranga gute mwenda mutubwire ushobora gufata nk'uko twabivuze yego iparire bavomesha amazi ipara bavomesha amazi ukayikebera handi ku munwa wayo hajya hejuru ugafata igitiyo kiriya giponda sima yego ukajya ujya ku kirundo cya buri muntu ukazipima yego havamo ibidomoro 100 havamo ibidomoro biterwa n'imbaraga umuntu araba ubwo se domoro yishyurwa angahe cya gice nyine cya gice aho bakishyura 200 hari n'aho bakishyura uza ko umunsi wahonda nk'ibidomoro bingahe biterwa n'imbaraga uba ufite nkawe wenda kukubona ufite imbaraga cyane reka tubwire reka nakubonye njyewe ndahamonda nk'ibidomoro 10 okay voilà ni byiza cyane abakurikiye Dox 14 TV ubona ko ahantu twaje ni ahantu hari ubuzima mu by'ukuri aho buri wese ashobora kwisanga mu kazi niyo mpamvu rwose dushimiye abantu turi kumwe nabo kuko bari kuduha amakuru ya nyayo nta kutubeshya twabwiye ko turi mu birombe kandi niko kuri uyu mukobwa twanyatwe ko we akora icyo bita gutunganya konkase ziva mu bisigazwa by'amabuye ibisigazwa by'amabuye nibyo babyita ibiparara ubwo rero noneho ubwo tuvuye muri uwo mwanya ubu tugiye kugendana neza buri wese tumuha akanya hari ufite impano nta muntu ufite impano hano uyu mukobwa ufitiye isi yayishyize
umukobwa afite impano nawe mwamuzi. uyu mukobwa ufite impano nagashyireho Hari umukobwa ufite tundi impano. abagore babwira Ufite impano yawe bashyirireho Okay, voilà. Bita muvandi. Uraho inshuti yawe Uraba. amahoro Amahoro y'Imana. kugitara gakimigwe Amahoro y'Imana bane nawe. ndagukunda wibisi Nanjye ndakwemera. nawe urankunda se Gira gutya ariko. Hiti. aya babyita gutya Yego. Ahantu yo kubindi. Yego. Wewe nawe wonyine umunyamujye frame. Ongera. Uko. nubundi Yego. uri wagiye hehe Ariko doko tubwira abantu dukurikiye hano kuri Dox 14 TV. Ubabwire ufite ihema. impano yanjye mfite Dore bura abadukurikiye bari hariya. uzi impano yanjye mfite Yego. mfite impano yo kwinywera urwagwa Urwagwa. Aha ako kana. ndi umusitari rega wo kunywa urwagwa akitunda ngo Uko. urumva cyatanje bimwe bibaho Uko rero. aba bandi bagira baceceka bibaparitse bigize iki n'iki Urwagwa nta kindi kintu cyo kunywa se. byeri se ko ntayigurira N'urwagwa rwigurire reka. urwagwa rwo urumva Uraryo. Yego. Akabaye reka tubwire abadukurikiye. Uyu muvandimwe ubundi tubwire witwa ntabwo duhuye nona witwa banyita Nyabyenda Jacques Nyabyenda Jacques ntari bro ariko reka mubwire wowe nakumvishe rwose yikunde kinywa jini ikintu cyo kunywa nijye gikemura byanjye bimwe bibaho urumva bitagafite nkahita nidunda ngo nkubitira agapacha akabureke 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 ariko akaziki urumva akaziki uretse akaziki zagashyiraho mu kanya ahubwo rero gatubwiye nyabye sibyo nabibonye uri umuntu w'umujama cyane rwose ndaniyaminiye none ngaho reka turebe abadukurikiye kuri Dox 14 TV sibyo twigira rwose gutya hafi hano hacu heza sibyo abantu mudukurikiye kuri Dox 14 TV Bunyabyenda babwira udukobye twawe twose twaye umwanya twanjye twose dore ubareba kuri Dox 14 barakuca urumva akaziki bakunda cyane uko ugarukana hano tumbwira yego hari akaziki cyo ni kimwe nacyumvisha akandi ikindi kintu yego akaziki ndagakunda yego ukunda n'abagore mukobwa abandi mureke tubwire abakunda cyane ntabwo bakunda tubwire abadukurikiye garuka hino sibyo tubiganire n'abantu bakurikiye Dox 14 TV ukunda abagore se abagore udakunze abagore se wafundiye reka nibo batubyara ni ba mama wacu yowe cyumvikana nta muntu wanga abagore nta muntu wakwanga umugore ese nta bagore ufite yowe se ndamwirira kwa mama urumva ndamwirira kwa mama umva imana yaranyakiriye natanisindiye mama wanjye kanyakira neza akakubwira ngo iki urumva narakwikubita hasi nk'uku nguku kabwira ati mwana wanjye wamuganire katurebe abakurikiye Dox 14 TV urabona uyu mugabo atari kubisa hasi barayikubisa hasi bagiye gucana itara urumva genda nk'abakabike kuta bakabike kuta kabitasi bitari reka tujye mu kuri kuri ese ngo ugiye kuryama mu kirambi cyo kwa mama wawe nta nubwo bugira bwiki doda kwa mama ninjye papa yasize yego urumva yego nta wundi yasize ndetse uwanyuma byadanje ndi bucura wanyuma none no gucura mama wawe mucura gute ari wowe ijya hino nyegera tuganire nyegera dureba n'abakurikiye Dox 14 TV njya kuja uwanyuma uratubwiye ko ndi uwanyuma ariko urumva yego ariko
urumva yego mama wanjye yego arankunda yego urumva ndi uwanyuma nta n'uwongera nkurikira so noneho rero dusoza ikiganiro njye nawe tugiranye urifuza iki mu buzima bwawe mu buzima bwanjye yego njya kuzubaka ku gitaka cy'imikwege aha hariya ku gitaka cy'imikwege tugira amahoro aha ngaha ari ku gitaka cy'imikwege tugira amahoro wasize ubivuze yarapfuye papa wanjye rwose mugire amahoro tugira amahoro papa wanjye igitaka cy'imikwege bino byose byaciyeho gutya urumva turakoze cyane umuvandimwe turajya gusubira mu kanya kakakire n'abandi bantu ndagukubita tugira aho ndi muntu ufite impano tugira amahoro ku gitaka aho ndi muntu ufite impano hano abafite impano barahari jewe byarangiye dusoza nawe dufite impano oya uretse gusoza yego banze nshimire perezida wa repubulika Paul Kagame ariko iyo ngofero yawe uri kutubeshya ntabwo tukubona neza yego aha yego ariko kuzamo ingofero umusaza ihangane impamvu yibukuje umusaza yego ureke kuvuga kundi musaza bituma muvuga gutyo ayindi mpamvu umusaza Paul Kagame yego rwose anyishyurira mituweli yego nitwa Ndayisaba Jean de Dieu yego Ndayisaba ariko umusaza yego ndamushima anyishyurira mituweli yego abana bane yego 3 bariga n'undi ejo yaratangiye yego bose yego ariko mushimira kuba yaragabanyije minervari ku kigo ubu amafaranga yabaye make 970 tumuha amashyira twese tumuha Paul Kagame ni umubyeyi rwose ikintu kirimo kungora ni amakayi na za buwate 950 bose yampe ngenda nishyura umwana yego nkaba nshimira umusaza perezida wa repubulika Paul Kagame ndamushimira rwose yagize neza mwongere mushyira ahandi none se rero kugenda umugore ndamufite n'abana abakurikiye Dogs 14 TV kuko ubu bari kukureba gira ijambo wabwira umugore wawe ryiza umugore wanjye ijambo ryiza namubwira yego ndamushimira kuko yambyariye yakubyariye abana yego namushatse ndi imfubyi nanjye bintunguye yego narebye nsigaye njyenyine aba barumuna banjye tuzimarira yego mpita nshaka umugore yego maze kumushaka abandi ndabegera ndababwiye ntiyo barumuna banjye murebe dore dusigaye turi mugerageze namwe murebe ukuntu mushaka abagore twisuganye twishyire hamwe tugire ukuntu twiyegeranye nabo baranyemera dore makuru nguyu ariko muvuga ko nta gatoya nabo baranyemerera barashaka uyu nguyu afite abana bane nawe intambwe muya yateye ikirenge mu cyayi ejo bundi tugiye kumusabira rero mbere ko tujya kumusabira ku itariki hari ikindi kintu nshaka urumva ijambo wamubwira joteme yu ayikundi yu cyangwa iki ijambo ugiye kubwira umugore wawe ry'urukundo ryiza niryo nshaka nona ryiza ijambo mbwira umugore wanjye ry'urukundo ryiza yego njyewe ndamushima cyane kuko amfasha no kurera abo bana yego iyo ntagize icyo mbona nawe arahiga tugahuriza hamwe nkabamushima ahubwo mumumeramo urukundo mu bana gakungana igihe cyo tubwira rero udere iyi ni garafurere twanga mbere yo kujya nshaka yashatse imbere yanjye kuko ntabwo nagushaka mbere ye iyo ngo nawe kwamusuzuguye tuvuga ntafite
abana 4 bafite abana 2 njye nitwa Kizimana Emmanuel yego mwagira ati mfite abana 2 kuko nashatse umugore umwe arapfa nshaka undi wa kabiri ndangije nshaka undi wa kabiri twabyaye umwana umwe uwa mbere yagusigiye urangiye we sibyo uzi n'umugore neza icyo kintu nishimye abadukurikiye babyumve ko buriya buzima byose bibaho kandi byose aha bo dukomera ikiganiro cyacu rero nimba hari undi muntu ufite impano mbere ko dusoza turamusaba gaze ayegire hano hafi ufite impano ufite impano ubwo rero tugiye ku ibi biceza nibyo wakoreye tubwire oye bumva mbaragiye buno bute ibiceri byawe ibiceri byanjye nyoboye nanjye kanya watuwe ko ufite umugore umugore n'umwana umugore n'umwana umukanya nta kibazo kindi nta kibazo gihari buno bameze neza wumva se ku gitega cy'imikwege mubayeho neza tubayeho neza ariko se mumbwire wenda abantu bacu baradufasha sibyo mubwize ukuri uriya mwobo muwujyamo tujyamo abajyamo basi muze tujyane basi nanjye tugeremo nubwo mfite ubwoba urumva nubwo mfite ubwoba kameramani badurya aka kantu nanjye kurya nakushidoga nimanukira ntabwo cyangwa kiriya ntabwo dukura akawunga k'abana kamugiye kazabikina ahantu muri kwamanuka gutya mwiruka tumengo n'amanuka basore mumbwize ukuri noneho dore ngize amahirwe mungejeje mw'iki kintu ubu iyo uri munsi dore harimo n'inzoka wabonye inzoka kinuga kubitamo urumva inzoka irihe ngiye kiraguye alo ngiki iyo wabonye inzoka ngiyi bitukubitamo urumva uhita twasa vuba cyane cyumuga kubitamo vuba ereka inzoka iyi nzoka ngiyi singiyi se uretse kandi dutangire neza bakubise mu nzoka bite mugabo meze bite nganyereka ngo inzoka ni ikiri kumbwira inzoka singiyi se nyereka inzoka neza kano karongo gasatuye gutya mwibuye ufata itindo ngo kubitamo urumva na kinubi kubita ugahita bicamo neza wongeye usubire mu kubigenza gute gutya urumva ufata itindo urumva urunyondo uba urufite hafi kubita urumva bikabira bikameneka kiba kigahita cyeguka gutya ngo kigahita kibirendo okay urakoze cyane rwose muvandi byadani ibiparara byose aha abari bakurikiye Dox 14 TV kuri uyu munsi turabashimiye nk'uko twababwiye twari turi mu gace kitwa mu burunga bw'imikwege ku kimana cy'umurunga ikimana cy'uburunga cyane mu burunga bw'imikwege ni mu mana z'uburunga hari ibintu bumva ngo ni mu burunga bw'imikwege ni iki ku gitaraga cy'imikwege aha turabashimiye rero cyane
kuko ndakeka ntabwo twagira ibihe byiza kandi mu by'ukuri tuzahagaruka umunsi twagarutse noneho tuzaba twipampye natwe mu mufuka twufu dufotore neza cyane rwose bano bavandimwe ndabashimiye ngaho rero urumva reba fandi turi kumwe turi bane hano nubwo ari agafoto k'urwibutso ariko base urumva cyane bita ubuhanuke mu kaduha ntacyo tu reba ntega ngenda bitinya ntacyo tu ngaho reka nkubwire sibyo ugiye kugira usuhuza niyagira usuhuza nanjye nagira uwo nsuhuza niyo yagira uwo asuhuza ngaho twaguhereyeho gira uwo usuhuza naguhereyeho oya bwira abakurikiye Dox 14 TV wigebe reba abakurikiye Dox 14 TV suhuza mwana bayo suje witwa Gitsi bayo gitsi sheri wawe witwa nde gitsi tagwa urasuhuza Gitsi urasuhuza nde wundi nuri bana ugeze uvuga urasuhuza nde wundi amonye nguyu inde uyu nguyu mwana umwana wawe nta wundi muntu usuhuza nta wundi aha twakugezeho ndasuhuza mama wacu tuye Ruhunda Pasikaziya Ruhunda ya Rwamagana na ba marume batuyeyo nkasuhuza baramu banjye Mugambazi yego na mahukwe Mugambazi yego bose nkabasuhuza mbifuriza umwaka mwiza kandi nkashima ko bampaye n'umukobwa wabo tukaba tubanye neza tubyaranye abana bane aha nanjye navuze ko ndi busuhuze tuhuje abantu bose batuye ku gitaraga cy'imikwege babwira ati imana ibahezagire ku gitaraga cy'imikwege mwongere mubamaze nanjye nkagira ngo njye ndabashimiye yego nk'abantu mwaje kudusura hehe mu mudugudu wa Gitaraga cy'imikwege yego nkaba nabashimiye cyane sawa murakoze cyane sawa rero ni ukuri rwose muri abantu b'abagabo cyane imana ishimwe sawa rwose urugendo ruhire mwese sawa